Igitondo cyiza nshuti z'umusaraba, igitondo cyiza bakundwa b'umwami wacu Yesu Kristo, igitondo cyiza kuri mwebwe mwese abakurikiye ijambo ry'Imana. Uwiteka Imana nabagirire neza kandi hashimwe se w'umwami wacu Yesu Kristo ubahaye kureba igitondo cy'uyu munsi. Nishimwe rikomeye, tunezererewe Imana kuko itugiriye neza natwe kuduhaye amahirwe yo kugira ngo twongere tuganire ku ijambo ry'Imana. Turacyari kuri rya jambo rivuga ngo witinya senga biracyashoboka. Imana y'amahoro ikugirire neza. Turasoma ijambo ry'Imana riboneka mu bami ba kabiri, turahera ku murongo waho wa 5, ariko we nushaka uzahere ku murongo wa mbere. Tuyegwera ku murongo wa 5 baravuga ngo subirayo ubwire Hezekiya umutware w'ubwoko bwanjye uti Uwiteka Imana ya sogokuruza Dawidi iravuze ngo numvise gusenga kwawe mbona n'amarira yawe, dore nzagukiza ku munsi wa 3 uzazamuke ujye mu nzu y'Uwiteka Imana yacu nihabwe icyubahiro. Uyu nguyu ni ijambo ry'Imana ritubwiye ku mugabo witwa Hezekiya. Uyu mugabo witwa Hezekiya yari umwami ndetse akora umurimo ukomeye wo kwimura imana z'ibigirwamana muri Isiraheli. Arangije kubyimura, ariko nyuma y'uko akoze iyo mirimo, Bibiliya iravuga ngo aza guhura n'ikibazo cy'uburwayi ndetse bukomeye. Maze guhura n'ikibazo cy'uburwayi bukomeye, hari imirimo myinshi yarakoze itandukanye, ariko aza guhura n'ibimuremerera, hanyuma haziramo n'indwara. Hamaze kuziramo indwara ngo araremba ndetse agera kure yendaga gupfa. Bibiliya itubwira yuko mu bigaragara mu buzima bwe yari yamaze gutangarizwa n'Imana ko ubuzima bwe bufite iherezo kandi burangiye. Atumwaho umuhanuzi witwa Yesaya. Imana imutumaho umuhanuzi witwa Yesaya. Arahaguruka aragenda ajya kumureba, aramubwira ngo Hezekiya, Imana yo mu ijuru irambwiye ngo tunganya raga ibyo mu nzu yawe byose, kubera yuko igihe kirageze, ugiye gupfa, ugiye gutanga. Niko Bibiliya ivuga ku bami ngo nugutanga, ugiye gutanga. Hanyuma yaho Bibiliya ijambo ry'Imana riratubwira ngo Hezekiya amaze kumva iyo nkuru ntiyacika igikuba, ntiyahagarika umutima, ntiyiheba cyane nubwo yari arwaye, ngo akora umurimo ukomeye, ahindukira areba ivure. Bibiliya iravuga ngo amaze guhindukira arebye ivure arasenga, yibutsa Imana imirimo, yibutsa Imana ko ari we wenyine washoboye kwimura ibigirwamana byose byari mu gihugu, akongera akagarura Imana. Yongera yibutsa Imana ko ikuzimu bataramya, ikuzimu badahimbaza. Arayibwira ngo uranjyana gukora iki? Waretse ukanyongerera iminsi yo kubaho nkakuramya nkaguhimbaza, nkiri muzima, nkireba, ngihari, ko ibyo nzabikora. Imana yacu nishimwe cyane. Bibiliya iravuga ngo Hezekiya arahindukira arasenga. Niho twasomye ku murongo wa 5 ngo subirayo ubwire Hezekiya. Uyu ni Yesaya. Uhereye ku murongo wa mbere ubona yaraje agatanga ubutumwa, message Imana yamuhaye. Amaze gutanga message Imana yamuhaye, hanyuma yaho ngaho Hezekiya amenya icyo akwiriye gukora, arasenga. Ndagira ngo nkubwire gusenga gutanga ubuzima. Ndagira ngo nkubwire ngo gusenga kuvana mu rupfu. Ndagira ngo nkubwire ngo gusenga gukuraho n'imyanzuro Imana yari yafashe. Ndagira ngo nkubwire ngo gusenga kujya kumanura amatangazo yamanitswe binyuze mu gusenga. Ndagira ngo nkubwire ngo gusenga kujya kuvuguruza amategeko yari yashyizweho ndetse yanasinywe yemejwe, ariko gusenga kukayavuguruza, Imana igashaka izindi nzira ikemuramo ibyo bibazo, ariko ibyari byafashwe n'imyanzuro bigakurwaho. Sinzi ibibazo ufite, ariko ndagira ngo nkubwire ngo witinya senga biracyashoboka. Sinzi ibigeragezo uri gucamo, ariko ndagira ngo ngutangarize ngo witinya senga biracyashoboka ko Imana yabikurinda ikabikuvanamo. Sinzi urupfu uri kubona rukuzengurutse rurimo ruranuka impande zawe, ndagira ngo nkubwire ngo
witinya nubwo bimeze gutyo, senga, haracyari imbaraga zagukiza urupfu nk'uko zarukijije Hezekiya. Imana yacu nishimwe cyane. Nanjye nongere nkubwire ngo nubwo bimeze gutyo, witinya, senga, haracyari imbaraga z'Imana zishobora kugukura muri ibyo bibazo. Haracyari imbaraga z'Imana zishobora kukumanura kuri uwo musozi umazeho igihe waburiye igisubizo. Nshuti yanjye, muvandimwe, hari ikindi nenda kukubwira. Uyu Hezekiya yari yamaze gusobanukirwa ko mu Mana hakiri andi mahirwe, yari yamaze gusobanukirwa ko mu Mana haracyarimo ubutabazi, yari yamaze gusobanukirwa yuko yasenga Imana yo mu ijuru yamukorera igitangaza binyuze mu gusenga. Ntiyaceceka, arasenga. Harabura iki ngo usenge mwene data? Harabura iki ngo usenge wa mubyeyi we? Harabura iki ngo usenge wa mupapa we? Harabura iki ngo usenge wa mukobwa we? Harabura iki ngo usenge wa musore we? Harabura iki ngo usenge? Ikigoye nicyo kintu kiri kukubuza gusenga. Witinya gusenga, senga. Nyuma yo gusenga hari imbaraga zigutabara. Inyuma yo gusenga hari imbaraga zigukiza. Inyuma yo gusenga hari imbaraga zikubohora. Inyuma yo gusenga hari imbaraga zishobora kugukura no mu rupfu. Hezekiya we yari yarugezemo, ndetse yarutangarijwe ko agiye kurwinjizwamo, ndetse ategekwa kuraga ibyo mu nzu yiwe ari Imana imutumyeho. Bibiliya iravuga ngo Yesaya umuhanuzi amaze kumubwira iyo mesaje, arangije aragenda. Ariko ngo amaze kugenda, Hezekiya aravuga ngo nta kindi gisigaye, hasigaye gusenga byonyine. Wa mubyeyi we, senga. Witinya ko intambara ari nyinshi, ahubwo senga. Witinya ko ibitera ari byinshi, ahubwo senga. Witinya ko abakwanga babaye benshi, ahubwo senga. Witinya ko amagambo urimo kuvugwa yabaye menshi, ahubwo senga. Witinya ko ibikubabaje n'ibikugoye ari byinshi, ahubwo senga. Senga, senga. Muririmbyi yararimbye ngo senga, senga, ntacyo tuzabura dusenga. Ikitugora nshuti yanjye, witinya gusenga. Senga niho hari igisubizo. Ni isezerano Yesu yaduhaye ngo nimusenga mujye muvuga ngo Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahe, ubwami bwawe buze. Nuhamagara izina ry'Imana ukaryaturaho kubahwa, ubwami bw'Imana ukabuhamagara mu buzima bwawe, ijuru riraza kwenterivena rirwane, ijuru riraza kwenterivena ritabare, ijuru riraza guhaguruka rikora umurimo, kubera yuko Imana yacu ni inyembaraga, ni inyamaboko, kandi ni inyabushobozi. Niyo yonyine ifite ubushobozi bwo kugukura kuri uwo musozi, kandi nta handi izabikorera. Izabikora uko winjiye mu mwanya wo gusenga. Ngo Hezekiya agihindukirire akareba ivura agasenga. Bibiliya yatubwiye ngo nta kindi cyakurikiyeho, ngo Imana yururukije imbaraga zimukiza. Imana yururukije imbaraga zimukura mu burwayi, yururukije imbaraga zimukura mu kibazo. Imana yacu ifite ubushobozi bugukura mu kibazo wasenze. Ntugire ngo yananiwe kugutabara, nuko wananiwe gusenga. Ntugire ngo yananiwe kukurengera, nuko wananiwe gusenga. Ntugire ngo yananiwe kukuvana muri ibyo bikugoye, nuko we wananiwe gusenga. Senga. Muririmbyi yaririmbye ngo iki? Zirene mbonye yaravuze ngo genda usenge, wongere usenge, utandukanye gusenga kwawe, ngo kuko Imana ariho izagukiriza. Nta handi Imana ishobora kugukiriza uretse mu gusenga. Nta handi Imana ishobora kukumvira uretse mu gusenga. Ushobora gushaka guhura n'abakomeye ukaka audience ndetse ukanayibura, ariko isengesho icyiza cyaryo ntabwo risaba uruhushya. Babyemera batabyemera ryo ririnjira. Washyiraho aba bodyguard bameze gute riratambuka, washyiraho abasekirite bameze gute nirikumirwa, riratambuka rikagira ko waritumye. Ntibari baza ngo uje kureba iki, ntibari baza ngo ninde ushaka, ryo ririnjira rikagera kuwo uritumyeho. Ni igiki kikugoye uri kunanirwa gusengera ngo ijuru rize ritabare? Hejuru y'imbaraga zo gusenga nta kinanira Imana. Hejuru yo kwinginga no gusenga nta kinanira Imana. Bibiliya yatubwiye ngo akimara gusenga, niho twasomye ku murongo wa 5, ngo Imana irongera isanga Yesaya umuhanuzi yari yamaze gutera Hezekiya umugongo yagiye, ngo imusanga hafi y'umurwa. Ngo amaze kugera mu murwa, iramubwira ngo hita uhindukira nonaha ugende ujye kureba Hezekiya, umubwire ngo numvise gusenga kwawe. Haleluya. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana yumva gusenga. Ntabwo yumva amarira, ntabwo yumva amaganya, ntabwo yumva bwihebe, ntabwo yumva kwitotomba, ahubwo Imana yumva gusenga. Harabura iki ngo usenge? Senga, Imana yiyerekane. Harabura iki ngo uyibwire? Yibwire izi kurengere binyuze mu irembo ryo gusenga. Mwene data, twabonye dusenga Imana
natwe iratwumva. Twabonye tuyitabaza, natwe iradutabara. Twabonye tuyikomangira, iradukingurira. Twabonye tuyishaka, iratwiyereka. Witinya gusenga, senga. Witinya gusenga, senga. Icyo cyakubuzaga gusenga, bari cyo ubwira ngo mbisa nsenge, mbisa mite, ngende nsenge, kuko mu gusenga niho harimo ubuzima. Tekereza ko na Yesu ageze aho bikomeye yitabaje gusenga. Ese wowe ni iyihe ntwaro uri bwuze kwitabaza niba utari kwitabaza gusenga? Umuryango ntiwakurengera, inshuti ntizakurengera, akomeye ntibakurengera, ariko wasenga. Amasengesho yakora umurimo ukomeye, abantu bakazavuga ubukuru no gukomera kw'Imana yawe binyuze mu masengesho wasenze. Data wa twese abaho umugisha, abagirire neza, kandi Mwuka Wera abahishurira irembo ryo gusenga. Musengere mu mwuka ndetse no mu kuri, ijuru rize ribagirire neza. Murakoze Data wa twese, abishimire muri byose. Mwami Imana byiringiro byacu, Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe buganze muri twebwe. Ibyo ushaka bibeho muri twebwe mu isi nk'uko bibaho mu ijuru. Kuboko kwawe gukomeye komeze gukora imirimo n'ibitangaza. Mwuka wawe wera akangurira abantu guhagarara mu irembo ryo gusenga, babikunze, babishaka, babishyizeho umwete. Mana y'amahoro ibagirire neza, kandi muhabwe umugisha muri byose mu izina rya Yesu. Amen.